nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazagera mw'ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazagera mw'ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, umubabaro n'uw'igihe gito. Ijoro naryo kandi, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo nazongera kuriruka. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo nazongera kuriruka. N'igihe gito we, n'igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye, nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mw'ijuru we, nziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho. Tuvuga ngo noneho ntacyo umubabaro ntwaye, noneho ntacyo umubabaro ntwaye, kuko nzawibagirwa kwa Yesu. Nubwo gifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'uruhu. Imana yacu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro. Imana yacu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 2. Nitwa Uwihirwe Jean Claude, ndi umukristo wo mu Biryogo. Nyuma nabaye muri sepu kuva 2016 kugeza 2021. Imana ihimbazwe. Dusome ijambo ry'Imana, Yohana igice cya 2, so murongo wa 10. Shaka ko vuga iminota mike tugasenga. Iyo umuntu ashaka kuryama neza ubundi arya bike nijoro, kugira ngo turye bikeya, Imana ibane natwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 2 murongo wa 10. Mwahageze se? Yego. Aravuze ngo, aramubwira ati musome mwitonze, sibyo?
some mwitonze, ibintu birakomeye. Aravuze ngo, aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izigize gute. Ndimo ndasoma ngiye nyine burya. Aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washyinguye nziza abari zuherutse. Imana nihimbaza. Mwumvishe ko formule ihari ari uko basoza ibiryoshye noneho ngo bagasoresha ibibishye. Si formule isanzwe se, simwe ntimubyumvise? Si formule isanzwe. Aravuze ngo abandi bose babanza vino ziryoshye, noneho ngo abantu bamara guhaga bakabona kuzana, noneho bashyizemo ariko bivuze ngo formule irangiritse. Ariko wehoho washyinguye nziza abari zugira gute. Ndashaka ko tuganira ku nkomoko yo guhoraho. Inkomoko yo kugira gute? Inkomoko yo guhoraho. Ukabaho nyine ari kugahoraho. Nyine hari igihe ubaho ariko ntuhoreho. Noneho ni inkomoko yo guhoraho. Imana nihimbaza. Kandi ndabigisha nitonze, iminota mikeya, ndabizi neza ko murabyumva. Inkomoko yo guhoraho. Imana ihimbaza. Kandi iminsi turimo, ubundi ikintu turi kwiga tugitunze cyaba inkomoko yo guhoraho. Tukize nyine ntikirangire gutyo. Nyine tukiga umwuka wera tukamutunga, yaba inkomoko yo guhoraho. Ariko tumwize nyine tugashyira muri agenda, tukagira n'amasomo, ntabe muri twebwe, n'ubundi twabaho tukazapfa, ntiduhoreho. Ezekiyeli yerekwa mu gice cya 47 cya Ezekiyeli, ngo yeretswe umugezi, ariko ntabwo ari umugezi wavaga mu gishanga, ntabwo ari umugezi wavaga kuri robine, ntabwo ari umugezi wavaga muri wasake, ngo ari umugezi wavaga mu irebe ry'umuryango w'urusengero. Imana ihimbaza. None natangaye ngo uwo mugezi ngo ugatemba werekeza iburasirazuba. Umva ko ni umugezi ureba abanyaburasirazuba, abantu bacaniwe bari ku manywa, mbese bataba mu mwijima atari burengera bwaryo. Numugezi w'abantu bari burasirazuba, izuba ricanira, bari kubona. Numugezi ugenewe abantu b'burasirazuba, ariko ukaba umugezi ngo uturuka mu irebe ry'umuryango w'urusengero. Uwo mugezi rero ngo ugatemba umanuka, ariko hari ahantu uri musatira. Imana ihimbazwe. Mwuka wera ntabwo yamanutse gutyo gusa, yamanutse hari ahantu asatira. Uwo mugezi ngo umanuke, waramanutse ngo uragenda usanga hari undi mugezi. Imana ihimbaza. Uwo mugezi umanutse ngo watembye werekeza mu wundi mugezi. Uwo mugezi wa kabiri ngo wabagamo amafi, ngo ukabamo ibinyabuzima, iruhande rw'uwo mugezi hakaba ibiti ngo impande zombi. Naratangaye. Uwo mugezi utaraza uvuye mu irebe ry'umuryango, amafi yarimo ngo nta buzima yari afite, n'uwo mugezi ubwawo nta buzima wari ufite. Gatatu, n'ibiti byari bikikije umugezi ngo nabyo ntibyeraga. Wa mugezi aho umanukiye rero, umanuka wibitsemo ubuzima, bwagera mu bundi mugezi, wa mugezi ubupfu bwawo bugashira, hakaboneka ubuzima bw'umugezi waturutse mu irebe ry'umuryango gusa. Ubwo abantu bize shimi barabizi. Ntabwo nzi ko ushobora kuvanga produit ebyiri, nurangiza ngo nupima usangemo uduparticles twa produit imwe kandi wavanze ebyiri. Mumfashe bashibiste. Ufashe two reactants ukazivanga, ukabona product. Upimye product wasangamo
particles za reactant imwe? Ko mutambwira? Ko mutari kumbwira? Ahantu bishoboka ni hamwe gusa. Ni igihe wafasha reactant imwe ukayivanga n'indi reactant ariko iri neutral. Iri neutre. Sibyo? Ni ugufata ikintu runaka noneho ukakivanga n'ikindi kintu kitagize icyo gitanga, kitazi icyo kimaze. Ariko iyi migezi ntabwo ari kwiteye. Umugezi wa mbere uturutse mu ireba ry'umuryango ufite ubuzima, ariko umugezi wa kabiri wo ufite kwica. Ntabwo wa kabiri ari neutre. Noneho umugezi wa mbere wa uturutse mu ireba ry'umuryango ufite ubushobozi bwo kwinjira mu wa kabiri. Uwa kabiri ubuzima bwawo, ubupfu bwawo bukabura, hakaboneka ubwa mbere. Ngizi imbaraga za Mwuka Wera zinjira mu muntu, ubuzima bwe, ubupfu bwe bukabura, hakaboneka ubwa mbere bwa Mwuka Wera. None mwatangiye kubyumva? Niyo mpamvu Umwuka Wera aza agasanga wari ubayeho ukwawe ubwawe buryo, ukuntu ukwawe wari ubayeho. Noneho ugasigara ubaho mu buryo butari ubwawe, ukabaho mu buzima bw'icyo wakiriye, ukabaho mu buzima bw'umugezi wakugezemo. Ezekiyeli ngo yerekwa, ngo yabanje ko abona uwo mugezi umanuka, ngo yabonye umuntu amugerera umugozi, ngo aramubwira ngo kandagiramo. Murabyibutse? Ngo akandagiyemo, ngo amazi amugera hehe? Mu bugombambara. Nubwo amazi yaje, ariko ntarinjira mu buzima bw'umugezi wa kabiri ngo agere hose. Ngo undamubwe ngo yongeye ageze mikono 1000, ngo aragera amazi nanone, ngo amubwira ati kandagiramo turebe, ngo amazi amugera mu mavi. N'umuntu gusenga yabishobora kuko amazi yageze no mu mavi. Gusenga yabibasha no kubwiriza mbese byakomera. Kuko amazi yarenze amaguru, amazi ageze mu mavi. Gusenga yabibasha no kubwiriza yabibasha, mbese no kubivuga yabishobora, ariko ibice bisigaye ntibirageramo amazi. Muyandi magambo yabajya kubera nka cya gishushanyo Daniel yeretswe, ngo umutwe wayo ngo niba ari zahabu, ngo noneho ngo bikaba ifeza ahandi, ngo ahandi bikaba umuringa, hasi ngo bikaba ibyuma, ngo bikavanga n'ibumba. Wa muntu utaragerwamo n'ubuzima bwa Mwuka Wera yaba ari utwo duce. Ariko uwo mwerekaga aravuga ngo Ezekiyeli ntabwo ndamurekera mu mavi gusa. Umwuka Wera afite ubushobozi bwo kwinjira mu bice by'umuntu byose. Ngo arangije ngo agera mikono 1000, ngo aragira amubwira ngo kandagiramo. Ngo akandagiyemo, ngo asanga noneho byazamutse bigeze ku rwego rwo mu rukenyero. Imana ihimbaza. Ariko gahunda ya Yesu, gahunda y'Imana, nuko umuntu agera ku rwego ibice bye byose byoga bikakira ubuzima. Bikakira ubuzima. Najyaga nibaza igihe nzabaho nishimye nkabibura. Najyaga nibaza igihe nazishima nkabaho nishimye nkabibura. Ngira gahungu arigenda hanga saa 3 gahita kambwira ati inkweto, kakambara inkweto, gahita kambwira ati dutembere saa 3 y'ijoro. Ariko n'ubuzima bwe, ngewe ubwo buzima rero bwa dutembere ntabwo nabayemo. Nta buzima bwa papa unzaniye iki, bwa mama unzaniye iki. None nkajya nibaza igihe nzabaho nishimye. Reka ubwi Mwuka Wera ni igisubizo cyo guhoraho. Ukabaho ugahoraho. Mwuka Wera, Mwuka Wera yaje afite ibirungo byose ku buryo bakurunga ukaryoha. Mwuka Wera akakurunga ukaryoha. Kurunga ntago mubyumva. Uwamerekaga rero amubwira ngo nubwo bigeze hano mu rukenyerero, ariko ndabona ibindi bice byiyobora. Ibindi bice bisigaye biriyobora.
ibindi bice bisigaye biritwara. Ngo arongera agera mikono 1000, ngo aramubwira ngo noneho kanagiramo, ngo agezemo ngo umugezi umurusha imbaraga. Umva abantu bakira ubuzima bwa Mwuka Wera barusha imbaraga. Mwuka Wera aturusha imbaraga, Mwuka Wera aturusha ubushobozi. Niyo mpamvu ngo Mwuka Wera naza azatuyobora mu kuri kose. Wumvise ari 90%. Ni mukuri, ni ukuri kose. Ngo agezemo rero ngo wabaye umugezi, ngo atabasha kwambuka, ngo keretse abari umuntu uzi ko umugezi wamujyanagaho ushaka, ntabwo yawujyanagaho ashaka. Iyo twakira ubuzima bw'Umwuka Wera buhumanura ibiri muri twebwe, muri twe twese turahumanuka tukaba bazima. Wa mugezi rero wamanutse mu irebe ry'umuryango w'urusengero ukitura mu wundi mugezi, uwa kabiri ugatakaza ubukana bwawo, ugasigarana ubuzima bw'uwa mbere. Ngo amafi yarimo yahise agira ubuzima, amafi yarimo yahise agira ubuzima, n'umugezi nawe urakira nanezerewe. Ngo n'ibiti byari ku nkombe ngo nabyo byahise byakira ubuzima, ngo bitangira kwera. Uzi ko ibiti bidukikije byakwera binyuze muri twebwe? Mu mugezi uvuye mu irebe ry'umuryango ukatwinjiramo, ku buryo bakureba bagahita bavuga ati uyu muntu abaho mu buhe buryo? Kubera ko ubuzima bw'umugezi bwakugezemo, buhita bugukiza, urakira, urahumanuka, uba muzima. Izina ry'Imana rihimbaza. Ngo umugezi nimo ndababwira utuma twahoraho iteka ryose, utuma twabaho iteka ryose, ku buryo kuwa mbere waba uriho, kuwa kabiri ukaba uriho, kuwa gatatu ukaba uriho, iminsi yose ukaba uriho. Harya muririmbye ngo iki? Ngo ndaba ndi muzima cyangwa ntakiriho, ibyiringiro nzagira gute? Imana ihimbaza. Urumva umuntu ufite ibyiringiro ko napfa ahubwo azaba atangiye kubaho? Ibaza umuntu ufite ibyiringiro ko umunsi yapfuye aribwo azaba atangiye kubaho. Ntago byikora, ntibyizana, ni imbaraga z'umugezi utuma tubaho iteka ryose. Ibaza umuntu wizera ko napfa inaha aribwo azaba atangiye kubaho, ahubwo agahita avuga ngo ni igihe gito y'intambara igashira, ni igihe gito umurabo gacyaha, noneho harambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Akavuga ngo noneho nta cyumabaro ntwaye, ngo nzabibagirwa kwa Yesu. Ni umuntu wakira ibintu bitari ibyinaha, ni umuntu wakira ubuzima butari ubwinaha, ni ubuzima bwaturutse mu irebe ry'umuryango mu ijuru, iyo niho bwaturutse. Imana nihimbaza, Imana ishimwe ko Mwuka Wera niwe wabyaye ubwo buzima dufite. Mwebwe hari banza mwaravutse mukijijwe, ariko nge navutse ntakijijwe. Ariko umunsi nahuye na Mwuka Wera, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Abantu basigara bibaza niba ari nge. Urugomba kwakira ubuzima ku buryo bakubaza niba ari wowe, ku buryo bibaza impinduka zakubayeho. Mujye mureba Nikodemu ibintu byamubayeho. Nikodemu naratanga yari umwigisha ngo azi kwigisha, ngakaba umwigisha kandi utari wa fizike w'amategeko. Ntabwo yigishaga imibare Nikodemu, yigishaga amategeko, yari umwigisha amategeko. Umunsi umwe arabatari kuhajya kureba Yesu nijoro, ibintu bavuga ntabwo namureba ku manywa, kubera ko hari ibintu atarakira bimwemera kumureba ku manywa. Ngo ajyayo nijoro amugezeho, ngo atangira kumutaka, turi umuntu mwiza, uteye neza, mbese ibintu uvuga n'ibintu ukora, wamukura inzira ku murima, nta kintu kindi aramubaza. Ngo aramubwira ngo reka nkubwize ukuri, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntibishoboka yuko abona ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo aramubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kuzabaho iteka ryose, ntashobora kuzahoraho. Wavutse kubera amazi azabaho imyaka 40 ingahe, agenda ubuzima bwe burangiye. Ariko uwabatijwe, uwabyawe n'umwuka niwe ufite ubushobozi bwo kubaho. Nibitwirwa tuvuga ngo umuntu ngo nyamuneka, bya bindi perezida mwirirwamo, ngo nyamuneka ngo mujye mugenda ngo muhamye. Ntushobora guhamya utaravutse, ntushobora guhamya utaravutse. Umuntu utaravuka se aba yanditse? Umuntu utaravuka se afite izina? Nta zina bafite.
Ngiye kubabwira akantu ariko ntimugakomanteho cyane, sibyo? Uzi ko umubyeyi atwite akagira ibyago indi kavamo, muzi ko nta zina bayishyingura? Ashobora kumvwa n'abantu ba muri dimension yindi yo hejuru. Muzi ko icyo mvuze muracyumvise se? Kubera yuko atapfuye nyuma yo kuvuka, ntibashobora kumuha izina. Nuko rero bigenda ku bantu batavutse ngo babyarwe n'umwuka, ntibagira izina, ntibagira identity, ntibagira inkomoko, ntibagira uwababyaye, na DNA izubabyaye ntazo bagira kuko ntibaravuka. Iyo uvutse ukabyarwa n'umwuka nibwo ugira DNA, nibwo ugira identity, nibwo ugira izina. Nikodemo rero nicyo yibazaga ukuntu umuntu yavuka kandi abyigisha abibamo, ariko Yesu amurangira inzira yatuma avuka akazabaho iteka ryose. Imana nihimbaza, kuko umwuka akubyaye aguha izo DNA z'umwuka, nk'uko wakubyaye muhuje DNA, nk'uko uwo nabyaye duhuje DNA. Bese kumwihakana ntibikunda, ntibyashoboka. Reka umbwire, uzi ko ijuru ryakubyaye ritakwihakana ngo bikunde, kandi muhuje uturemangingo. Ntabwo ijuru ryakwihakana ryarakubyaye kuko muhuje uturemangingo, kandi uturemangingo tugize mwuka wera habamo imbaraga yitwa kunesha. Abo mwuka yabyaye barabaneshi, ntibaneshwa, ntibatsindwa, kuko muri DNA y'umwuka habamo kunesha, habamo ubuzima bunesha, habamo ubwo buzima bunesha. Niba mwibuka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:4 haravuze ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kigira gute? Kinesha iby'isi. Aravuga uku niko kunesha kwacu, n'ukwizera Yesu Kristo. Banza ari Yohana wajya kuvuga ari batari Paulo, avuga ngo ikibyarwa n'umubiri. Banza ari Yohana, Yesu abivuga, aravuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Icyo kibyawe n'umwuka cyakira ubushobozi bwo kuremerera isi no kuyitsikamira. Niyo mpamvu intumwa zageze, ngo hari abantu zageze i Tesaloniki, ngo bacumbika ku muntu witwa Yasoni. Ngo bacumbitseyo, ngo batangira kubwiriza, barabwiriza rero ngo abantu, ngo abatambyi bakuru n'abafarisayo, ngo babona yuko abantu babarembeje kubera ibintu barimo baravuga n'imbaraga bifite. Natangajwe n'ijambo bavuze, baravuze ngo abubitsi isi bageze nino. Iryo jambo mwabyumvise? Abubitsi isi bageze, kuko bakira ubushobozi bunesha isi ku rwego isi babona ikikanga, ikabanga turabonye baraje, isi yose barayubitse, bari basigaje hano. Mwuka wera duha ubushobozi bwo kugera ahantu hose, tukahahindura, tukahaha ubuzima ku rwego isi tuyinesha, tukayitsikamira, tukayiremerera. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Nyuma y'uko uvutse uhabwa ubwo bushobozi, uhabwa izo mbaraga zo kunesha. Nyuma y'uko uvutse rero umwuka arakurera akagukuza, yamara kugukuza akaguhindura umuhamya wo guhamya bya Kristo Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntibabyawe n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. Abo bantu babyawe n'Imana rero bagakuzwa n'Imana, bahita bahabwa ubushobozi bwo kuba abahamya. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera namanukira, muzahinduka abagabo bo kumpamya. Wumvise ari abana bazahinduka abana, bazahinduka abagabo bo kumpamya. I Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya no kugera ku mpera y'isi. Barahamya iki? Mvuyemo ngo dukeye dusenge. Ni iki bahamya? Barahamya ibintu bahakanye bwa mbere bataruzura umwuka wera. Barakosora amakosa yose bakoze bataruzura umwuka wera.
muzi ko Petero yihakanye Yesu bari kumwe ariko akamuhamya batakiri kumwe. Ukamujya mugatekereza yihakanye Yesu bari kumwe ariko ngo abyarwe n'umwuka yuzura umwuka wera, amuhamya Yesu atakihari. Buriya niyo yihakana Yesu ntacyo yari bube, kubera ko Yesu yari atagihari ngo amubwire ati Petero nukurankoze. Ariko imbaraga yakiriye zitumye muhamya atanahari. Mwuka wera ukamuhamya atanahari, ugahamya Yesu atanahari. Icya kabiri ni umuhamya w'ukuri abandi bagize ikinyoma. Ko nima mubyibuka Yesu apfa, kimwe mu bintu barwanye nacyo ni ukugira ngo atazazuka. Kandi imbaraga z'ubuzima dufite zari zikubiye mu muzuko. Iyo mwuka wera rero yaje muri wowe, akaba muri wowe, akinjira muri wowe, agaturamo hose akahafata. Ikinyoma kuri wowe, icyo bita ukuri bafunguye, wowe ntabwo ugifata nk'ukuri, ahubwo baravuga ngo iki ni ikinyoma, iki ni ukuri. Naje gusoma nsanga ngo bashyingura Yesu, ngo babwiye abantu ngo nimugende mudushakira abasirikare, kuko twibutsa yuko wa mubeshyi atarapfa yavuze ngo azazuka nyuma y'iminsi 3. None nimuzana abasirikare turindisha igituro cye kugira ngo abigishe batazamwiba. Nyuma y'iminsi 3 rero Yesu azuka n'abasirikare bahari, abirindura igitare, marayika akicara hejuru, Yesu arazuka. Ngo azuka rero abasirikare bari babonye ko Yesu yazutse, bari babonye ko batamwibye, bari ko babigeje ku batambyi bakuru. Baravuga ati iyo nkuru muramutse muvuze ko Yesu yazutse, kuyoba kwa nyuma kwa rutukwa, bo babyitaga kuyoba. Kuvuga ngo Yesu yazutse hari imivuga butumwa rikomeye rituma abantu bizera Yesu nk'umunyembaraga. Babwira abasirikare ati rero tugiye kubereka ukuntu turabigenza, mwe ntimuzavuge ko Yesu yazutse, mwebwe muzavuge yuko abigishwa baje nijoro bakamwiba, ngo batanga n'ibiguzi, batanga n'ifeza. Ngo ifeza barazijyana ngo babigenze uko bohejwe. Mwabyumvise ko babigenze uko bohejwe? Bibiri arasomye irabanga iryo jambo ryamamara hose na bugingo n'ubu. Mu bintu Petero yatangiriyeho yuzura umwuka wera, yarabanje avana ikinyomaho atereka ukuri ahawe n'umwuka wera. Umunsi yakizaga wa muntu wari ku irembo ryiza ari kumwe na Yohana, murabyibuze? Ngo barabaje atariko ni imbaraga ki byatumye mukiza uyu muntu, niki cyatumye mukiza akagenda. Mu magambo yarabwiye ngo reka mbabwire, nta mbaraga zacu zirimo, nta bushobozi bwacu burimo, ikibazo nuko ubikora ukumva ni wowe. Ubuyo wigishije neza wumva ari wowe, iyo uririmbye wumva ari wowe, nicyo kibazo ufite. Yaravuga ngo reka mbaha amakuru, wa Yesu wa undi mwishe mukamubamba, reka babwire ntabwo akiri mu gituro, ntabwo bamwibye, yarazutse. Akosora ikinyoma kimaze igihe kirekire. Iyo umuntu uzi umwuka wera akosora ikinyoma kimaze igihe, nubwo cyaba cyaragiyemo n'amafaranga, ariko umwuka wera aje uhita uvanga ibintu n'ibinyoma ukuri nguko, nubwo wakuzira. Abantu uzi ko bahise bikanga, ngo barabegera barabwira ati, ngo bafata buke barabwira ati rero amakuru tubaha muramenye mutongera kuvuga ko umuntu yazutse. Babagiriye inama, barabwira ati tubaturishe, nitwemeza gusakuza nabo barasakuza cyane bituma abantu babimenya, reka tubegere tubabwire ntibazongere. Petero mu kubabwira arabwira ngo kuko tutareka kwiyumanganya, ngo tureke kuvuga ibyo twumvise n'ibyo twabonye. Urumva abantu buzi umwuka wera ntangara abigisha Mana, abigisha ngo basige ngo batakivuga ukuri, ngo idini ngo yabica. Mwuka wera buzuye ntabwo ari utuma batanga ukuri. Mwuka wera akuraho ikinyoma ugatanga ukuri ku ijambo ry'Imana. Imana nidufashe. Uwo muhamya wo guhamya ibyo, wo guhamya ko Yesu yazutse, wo guhamya ko Yesu atakiri mu gituro, wo guhamya ko Yesu ari umwana w'Imana. Umuhamya wo guhamya ibyo
wo kubivuga, wo kubibamo. Kasha dusenge. Icya gatatu, ngo navuze ko umwuka wera kubyara, abari kwandika. Icya kabiri navuze ko umwuka guhindura umuhamya. Icya gatatu, umwuka wera arasazura. Gusazura kukugira mushya, ntabwo usaza, nibwo buzima, niyo nkomoko yo guhoraho, yo kubaho iteka. Umwuka wera arasazura. Muzasomera uko kabiri muzumirwa. Habamo umukecuru witwa Ana. Abafite ikaramu mwandika ibintu tugiye kuvuga. Mwamwe muze kwanariza uwo muntu, murebe ikintu kimushoboza gukora ibintu ngiye kubabwira. Bibiliya ivuga ngo hariho n'umuhanuzi kazi witwaga Ana. Ubanze mwandike ko ari umuhanuzi kazi. Icya kabiri, yari umukecuru wa kera. Ntuwandike ngo umukecuru wa vuba, wandike umukecuru wa kera. Bibiliya ivuga ngo amaze gushaka yamaranye imyaka 7 n'umugabo we. Umugabo ahita apfa. Bibiliya ivuga ngo ahita amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Mwumvise iyo myaka? Amaze 7 ashatse, amara 84 ari umupfakazi, ariko mwibuke ko ari umuhanuzi kazi. Mwabyibutse? Wibuka ko ari umukecuru wa kera. Umvire ibintu bikomeye rero. Ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana. Umva umukecuru wa muri worship team agize imyaka 90 irenga. Icya kabiri, ngo yiyirizaga ubusa. Mwamwumvise umukecuru? Icya gatatu, Mana yanjye, turabikira, ubu turabikira. Ngo yasengaga ku manywa na nijoro. Umukecuru utarashaje, utarashizemo, kubera ko yakira ubuzima butuma ahoraho. Murumva dufite imbaraga nk'izo mukecuru subundi ubwo. Kubera cyageze muri icyo gihe agifite imbaraga. Ku rwego ngo bahise bamuhana w'agatuta arabwiriza. Ngo ahita abwira abantu bose bari bateraniye, ngo babwira gucungurwa kumwa. Gucungurwa kw'abana b'Imana. Baravuga Yesu afite iyo myaka. Kubera iki? Mwuka wera agenda musazura, agenda muvugurura, agenda bamushya, ntagenda asaza. Harana tuba mu buzima bwa Yesu, ahubwo tukagenda dusaza. Ariko mwuka wera yari muri wowe, ugenda ubamushya, ugenda ubamushya, ugenda ubamushya. Muri gato murateka cyangwa gumuteka? Cyangwa muba muri hostel? Murateka muri geto? Iwanyu nta safuriya zihaba? Isafuriya zirahaba? Icyo cyo hari igihe kigeraho isafuriya yiwanyu namwe mukavuga ati isafuriya rwose ntabwo bakwiye kwitekamo. Mukabona namwe ko yashaje. Niko nshaka gusoreza dusenga. Mukabona namwe yashaje. Kubera ko mwayishyize ku ziko, mwibagirwa ko mwatetse, musanga yashiriye. Mwashyizemo amavuta, mwibagirwa ko igitunguru mutakizanye, mugarutse musanga amavuta arayitwitse. Mwatetse ubugari n'akawunga, mushyiramo wa mwuka urayihondagura, ugasanga yazanye amaromba, ugasanga indiba yayo yigiye hasi. Siko bigenda se? Ugasanga indiba yagiye yika, byazageraho rero igatoboka. Muziko iyo safuriya itobotse isigara ifite ububasha ku muriro, umuriro ntugire ububasha ku isafuriya. Iyo isafuriya yamenetse isigara igira ububasha ku muriro, umuriro ntugire ububasha ku isafuriya. Kuko uyishyira ku ziko, washyiramo amazi, wagaruka ugasanga umuriro urazimye. Yagize ububasha ku muriro, ntabwo umuriro ugeze ugira ububasha ku isafuriya. Ariko iyo itamenetse, umuriro ugira ububasha ku isafuriya. Ko mumeze nk'abafashwe? Uzi kubana n'umuntu washaje akagera ku rwego atoboka. Mufata imyanzuro muri 60, yazaga ahita avuga ati ariko iyo myanzuro ninde wayifashe? Kubera ko ububasha afite nubwo ku muriro, ntabwo umuriro ufiteho ububasha. Umwuka wera yaje kudusazura ngo umuriro uhora udufiteho ububasha. Niyo mpamvu yavuze ngo umuriro wa Pentekote ntukazime, ntugasinzire, uhore waka. Iyi safuriya yamenetse ntushobora guhora waka, ushyiramo amazi gahita izima. Niyo mpamvu ujya kumva muri karitsiye ngo amasafuriya yashaje ngo tugure
amasafuriya yashaje muzane tugure. Baragura bajyana he? Barimo barajyana mu ruganda bongere bayasazure, azagaruka atakizimya umuriro. Mwuka Wera n'uruganda rwagusazura ntuzimye umuriro. Mwuka Wera n'uruganda ujyamo ukavamo rukugiyemo. Si mwese mwabyumva? Mwuka Wera n'uruganda ujyamo ukavamo uruganda rukugiyemo, kuko uvamo umeze nk'uko uruganda rwabishakaga. Tango karite y'uruganda niyo uvamo ufite. Mwuka Wera ahora dusazura mu izina rya Yesu. Nari nkwifurije gusazurwa na Mwuka Wera. Ntuzimye umuriro ahubwo uwucana. Umuriro uhora waka ntuzime. Ya safuriya yajeho imbyiro. Murayibuka ko hariho n'imbyiro ariko? Mujya mubyibuka ko hariho hajeho n'imbyiro? Abantu barateka ubu ngubura. Ndabona mutajya muteka nkurishije ukuntu mbabona. Ariko mwibuka ko hajeho n'imbyiro yabaye umukara. Ariko mu ruganda iyo bayijyanyeyo bayongeramo ibintu bakayicisha mu ruganda, Mwuka Wera n'icyo akora aragusazura ukongera ukaba mushya. Natangaye, uzi ko isafuriya wagurishije 500 usubira ku isoko ntunayimenye ukayigura 15,000. Agaciro kayo kariyo. Uko Mwuka Wera gusazura niko agaciro kawe kiyongera. Agaciro kawe mu mwuka kajyana n'uruganda rw'Umwuka Wera rwagucuze rukakugira mushya. Ndashaka ko dusenga. Twabwira Imana ngo ngiye dusazure muri Pentecote. Ariko uzikumara umwaka uvuga ururimi rumwe. Bibiliya twasomye, aho tutasomye, hamwe nababwiye twatangire muri wa mugezi ngo ibiti byari ku nkombe byera imbuto zihoraho, ariko n'amababi yabyo nayo ngo akavamo umuti uvura. Niba impano ufite zitavura, ni ikibazo cy'umugezi utarakugezemo. Niba ujya uhanura ibintu bigatuma abantu bashwana, ni ibibabi, ariko bivamo umuti ugira gute? Uvura. Ubona muri kwiga n'utubabi. Utu n'utubabi, ariko dukwiye kuba tuvura. Dukwiye kuba tuvura, dukiza, dutanga ubuzima. Ubu sinzi niba nimurangiza muzongera gusenga Imana izabafasha. Uretse ko nabyo birangira nyine bigaragaye ibibabi mwari mufiteho mwabikuye. Ndashaka ko dusenga twabwira Imana ngo dusazure n'imigezi yacu yongere ibe mizima, amazi yo muri twebwe akire, ibibabi bibe bitanga umuti, ariko n'imbuto nazo ziba ziriho kandi zihoraho. Ubwira Imana ngo nsazura. Ubwira Imana ngo nsazura. Kuki kubana n'abandi bigorana? Kuki udashobokana n'abantu b'Imana ugashobokana n'abapagani? Kuki abapagani aribo mushobokana? Nta bintu byo guhomahoma. Yo twavomaga ijerekani yamenekaga, wafataga agasabune ho yamenetse akaba ari uhoma. Mwuka Wera ntabwo ahoma. Mwuka Wera aragusazura ukaba mushya. Ntabwo Mwuka Wera bihoma, yabihomye birahomotse, abihomye birahomoka. Mwuka Wera agusazura ukaba mushya. Ndashaka ko mugeje tugasenga. Twabwira Imana ngo dusazure muri Pentecote. Bahanuzi, Imana idusazure tube bashya. Ariko uzikwigisha icyigisho cya 2019 kubera ko wabuze cya 2024. Ubwo wumva nta soro ufite wamwigisha wo. Kajya kura muraje ngo ariko ngo cya 2019 ngo nakigishije mu biryo ngo kirakora ngo kizamura amavuta. Ubwo nta soni. 2024 Imana ifite ibyigisho. None si kikari ubwa mbere nkibahaye. Kandi ko ntazajya hasepu ya Kibogora cy'umweru nzajyayo. Mwuka Wera afite ibintu bishya. Ubu rero ni Mwuka Wera ntamwegera ngo nsazure, nzavuga ntari ko kimwe n'igishe muri sepu kwa kabiri ko nzi ko cyatumye bafashwara. Ariko Mwuka Wera arasazura. Mwuka Wera arasazura. Ko mudahaguruka se mwagira ongere. Mudahaguruka ndakomeza. Ndashaka kugana na Yesu. Kamubwira ngo nsazura. Uwo mugezi wongera umanuke muri njyewe. Twatangiye gusenga kandi. Mana mu izina rya Yesu. Mwotangira usenge. Komeza usenge. Bwira Imana ngo nsazura. Bwira Imana ngo umugezi hari ahantu utaragera. Bwira Imana ngo hari amafi ya muri njyewe ataragira ubuzima.
ibwira ngo ibiti binkikije ntabwo birakira ubuzima, amababi ariho ntabwo ari umuti uvura, ntabwo imbuto ziriho zihoraho. Bwira Imana ngo sazura, bwira Imana ngo ndashaka kuba igikoresho kitazimya umuriro, ahubwo umuriro ukangiraho imbaraga, umuriro ukantwika, umuriro ugatuma ibiri muri njyewe bishya. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana y'imbaraga, turagushimiye kuri Imana ibana natwe. Uri se umwami wacu Yesu, uri Imana watubyaye mu mwuka, twahindutse abana b'Imana, twakira umugezi uturutse mu irebe ry'umuryango, twakiriye amazi, twakiriye amaraso byaturutse mu rubavu rwa Yesu, twakiriye umwuka wera waturutse mu ijuru. Wavuze ngo uzamwohereza, wavuze ngo uzamwohereza, none mwuka wera yaraje, mwuka wera yaraje, mwuka wera yaraje, mwuka wera yaraje. Niyongera ahumanure imigezi yari muri twebwe, niyongera ahumanure ibinyabuzima byari muri twe, niyongera ahumanure impano zari muri twebwe, niyongera ahumanure imbuto zari muri twebwe. Umunezero nugaruke, amahoro nagaruke, kugira neza nikugaruke, kugwa neza nibigaruke, kwizera nibigaruke, agakiza kagaruke. Imana nihimbazwe, wongera imbuto zongera zere, kandi ibirori byacu, indirimbo turirimba, amashimwe tuvuga, ibyigisho twigisha, uko duhanura, ibyo waduhaye byose nibimutuvura, nibinduka umutuvura. Imana nihimbazwe, umwuka wera aduhindura abahamya, aduhindura abahamya, aduhindura abahamya, bagukuraho ikinyoma, bagukuraho ikinyoma, bagukuraho ikinyoma, bagukuraho ikinyoma. Umwuka wera adushoboze guhamya ukuri, dukuraho ikinyoma. Igihomya kimaze igihe kirekire, igihomya gitinze, nubwo cyaba cyarashoramo ibiguzi bigana gute, ariko twakira umwuka wera aduha ubushobozi bwo kurwanya Yerusalemu, kurwanya Yudaya. Imana nihimbazwe, uyu mugezi nugira imbaraga ku biti bikikije, nugira imbaraga ku mafi ari mu nyanja, nugira imbaraga muri twebwe, nugira imbaraga mu buzima bwacu, nugira imbaraga ku maso yacu, nugira imbaraga ku munwa wacu, nugira imbaraga ku ngingo zacu, ingingo zacu wongera uzitware, wongera uziyobore, kandi uzijyane hose. Imana nihimbazwe. Turasenge Mwami Yesu, uyu muriro wa Pentekote, uyu muriro w'umwuka wera nuhora waka muri twebwe. Imana nihimbazwe. Aba bantu Mwami Yesu, harimo abari bamaze gusaza, abari bamaze gusaza batameze nk'Ana. Ana yari umukecuru wa kera, ariko yahize umwuka wera. Yari umukecuru wa kera, ariko wiyiriza. Yari umukecuru wa kera, ariko yuzura umwuka wera. Yari umukecuru wa kera, ariko yasengaga ku manywa na nijoro, agahorana n'Imana. Yari umukecuru mu myaka, ariko mu mwuka ari mutoya, kuko umwuka aramusazuraga, yaramusazura, aramuhindura mushya. Mu izina rya Yesu, wongera udusazure, dushyire mu ruganda rwitwa umwuka wera, twongere tube bazima, twongere tube bazima. Abari bamaze gusaza bongere babe bashya, abari barazimye nibongere bake, abari baratobotse nibongere babe bazima, abari barahinduye ibara, barahinduye isura, bongere bakira ubuzima bw'uruganda rwa mwuka wera. Mwuka wongera twinjiremo, mwuka wongera dukore, mwuka wongera twubake, wongera tugire bazima, aduhindure bashya, mwuka aradusazura. Imana ihimbazwe. Niko yavuze Pawulo, avuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije n'uko bukeye. Aravuga ngo natwe ntiturakuboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko iboneka ari by'igihe gitoya, ibitaboneka bikaba by'iteka ryose. Sepu wera Nyarugenge n'abashyitsi bayigendereye, wongere basazure, mwuka wera bagarukeho, abatarotaga bongere barote, abatarekwaga bongere berekwe, bagiraga ibiganiro bibi bakibiga kuvuga neza, bari bafite amasoko mabi bakira isoko y'ubuzima.